kuba ntarize atari intwaro yo kwitwaza kugeza apfuye, ahubwo kuba ntapfa ntize nibwo bujiji naba ngize kurusha kuba nabasha kwiga. N'urugero mu gihe cyashize ni ukuri kose ntabwo nari kujya ahantu mbaze ngo witwa nde mu cyongereza n'irwaniro, yego, ariko ubu ngubu kugerageza. ubu ngubu wahita uvuga ngo hello my friend, my name is Bishop Gafaranga, I am from Rwanda, you are married, you my friend is Sabe, teacher. Nabigorofanga basi byana kwanga, nibura bakumva cyane no kujya muri restaurant nkabwa I like you milk, give me milk. Give me milk. Yes. Okay. Kaba ndagerageje batoki. Cyako yaragerageza I like rice. Give me rice. Wenda nkagerageza nkaka chips nkaka ibintu by'ibishobore. Nkanadya. Ariko kabibona. Ya, ariko nkabibona. Ibyo byose rero ni ukuri pe. Niyo ndi cyane kugira ngo byorohe nk'ubu wenda ndi kuri kamera mbafitemo n'akantu k'ipfunwe. Kuko abantu bashobora no kuvuga ati Gafaranga w'umuhanga bataya. Ariko noneho kugira ngo wisanzwe kugira ibyo ushaka byose ni ukuri ushobora no hari igihe ngerageza ku bantu tumenyeranye nawe yabikubwira tukaba twavuga n'iminota 5, ariko of course mba nakuzemo amahano utabara nta kibazo. Ariko n'abanyamahanga abazungu baza hano ugasanga barimo baravuga ikinyarwanda kandi tukishima, ariko ukabona wa muntu hari ngutu noneho cyane nko kuri TikTok, kuri Instagram, hari akantu numvaga ugasanga nakumonota cyangwa amasegonda 40 kandi ugasanga uri kukumva, ugasanga ariko sinumva icyo bivuga, ariko ubu tuvugana byagorana utuntu dukeya. Iyo ndi kureba movie nibwo itamenya ko hari ahantu nimo ndagera, igihe ndi kumva ko hari amagambo ndimo ndumva muri ako kanya. Bisaba ngo rero niko nahise ngira mu tubazo nyene tundi nkabivanga, ariko nabongeye ndagaruka, ariko ndizera ko umwana we yavuga akantu nibura ugasanga ufite amakuru. N'urugero ntago nakubeshya, nta mwana ngira nakoresha dufasha agomba kuza nyine akegera, kubera yuko nyine ubona revo bariwo. None nanjye nayibona nkahita mvuga ati of course hari igihe umwana azakubita n'inkonje mu mutwe, cyangwa akavuga ati papa se koko kigera mugendekeye gute, kuko amateka yawe ntabyaza. Bivuge ngo ni ukuri kose tujye tureka kwihagararaho. Nimba hari ikintu gitera ipfunwe ni ukuba warize uri umukene, n'ikindi gitera ipfunwe ni ukuba uri umukire utarize. Nushaka kuba ufite iki cyose harimo ikibazo, ariko haba harimo ikibazo. Yego, ibaze ko uri kuvuga icyongereza cyiza uri kugisabisha ubushera, yatuvugisha ko nabyo biba ari ikibazo, yabimwaritse yabiba nababaje. uraho ngaho wirirwa kuvuga wasinze aho mwe twatuyoga twamake. Ariko yo ubifashe burya naje gusanga kwiga ururimi ntago ari byo bikugira umuntu ukomeye, ahubwo bishaka kugufasha gukomeza kuba umuntu ukomeye.